Guys, iyi platform yitwa Babyno imaze iminsi irimo ikora neza cyane. Nakunze kubabwira ngo mujye mugerageza murebe ko hari ikintu mwakuramo mwaranze, ariko ku bagerageje bo barabizi iri kubikurika neza cyane, imaze iminsi iri kubikurika. Rero nagiye mbereka uburyo ama level yayateye, no vuga ngo level ya mbere nayo nababwiye uburyo ki iteye, no vuga ngo level ya mbere ishoramo amadolari 3 dore ngibi nayo nabiberetse. Hano ushoramo 3 ukajya uhabwa 15 bya Babyno. Izi Babyno uraziswapinga bakaguha USDT, ukabona ama USDT ukayabikura. Noneho level ya kabiri mbereka yuko ushoramo amadolari 28 muri kubibona, ukajya ubikora 60,000 bya Babyno buri munsi ukabikorera swap ugakora na USDT. Hariho n'indi level ya 68 bakajya baguha 170. Level zo dore ni nyinshi ziragenda zikagera ku ya 9. Noneho rero mbereka uburyo ki wagura iyo level, kuhita uza hano kuri mi hano aha ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ukanda hano handitse ngo recharge, ngaha muri kwabona aha niho ukanda ugiye gukora recharge. Baza kuguhereza bwa buryo tumenyere bwo investinga muri crypto nyine murabuzi, USDC, BEP20, BNB, TRX, USDT na TRC20, USDT na BEP20, ukanyura aho ushaka hose. Ikizima no kuzirikana network wawe hitiyemo. Noneho umaze koherezamo ukanda handitse ngo recharge completed, umenyesha abanyiri platform ko investinze. Noneho iyo bamaze kwakanda bakwereka ko investinze, icyo ukora usubira inyuma ukaza gufungura ya level yawe. Level yawe ukuntu ifungurwa, ugaruka dore handitse ngo upgrade. Muri kwabona hano handitse ngo upgrade, aha niho ukanda ugiye kugira gute ku upgrading ya level yawe. No kuvuga ngo niba ari iya mbere ukanda hano haba handitse ngo buy it now. Ngiye murabona ko nayiguze handitse ngo sold out, rero haba handitse ngo buy it now. Niba ari iya kabiri washyiriyemo uraza ukayireba ugakanda handitse ngo buy it now. Muri kwabona hano niho ukanda. None iyo umaze kuhakanda rero ikintu cyo gikurikiyeho ni ugutegereza nyine bakwereka status cyangwa se uburyo sitati yayiteye, ayo zo bazajya baguhereza buri masaha 24 igiciro igura, ugakanda kuri buy it nawe nyine ukayigura. Icyo gihe uhitemera gukora mining nyine ku buryo buri masaha 24 biza bikabara nka hano muri kubona biri kubara bitewe na ya level. Noneho rero y'amasaha 24 ashize uhitemera gukora swap nyine uko nakubwiye. Uza hano kuri mi za coin zawe zitageze zijya kuri balance, ukaza dore handitse ngo BEP USDT. Aha niho unyura ugiye kugira gute gukora swap. Bakwereka coin zawe waba ufite muri zinuza nyine hano bazishyira hano bakazikwereka, ukaza kuzishyiramo hano all, then ugakanda swap. Bahita bakwereka USDT nyine zirimo iyo zose wazanditse hano, ubundi ugakanda kuri confirm. Iyo wamaze kuzikora swap rero uhabwa ama USDT. Za USDT zita ziza kuri balance ukazibikura. Ubwo kubikura ukuntu bikorwa uza hano kuri withdraw ukahakanda. Wamara kuhakanda ukareba dore bahita bakwereka uburyo kagafamo ko kuzuza, kaba kakwereka aho ushyiramo network ya BEP20 wallet address, urugendo ukayizana. Ngiye kubera ko imaze iminsi murabona ko irimo, uri kubyumva. Ushyiramo bibana amadolari hano ha kabiri muri kwabona hano, ugashyiramo security password. Security password uyicreatinga nyine uje kubikura nka hano, bahita bakwereka gukora password imbere yo kubikura, ukabanza ukayishyiramo nyine itangizwa n'inyuguti nkuru, ikabiri mu bare n'akamenyetso, ugakanda kuri confirm iraba iri hasi. Ubwo nanjye reka ndatinze mbereke tubuzuye kano gafomu ubundi tubikurire hamwe mbone koko kikibikurika. Yego murabona ko namaze kuzuza agafomu, wa mubare w'amadolari urimo, wallet nayishyizemo, umubare w'amadolari urimo, password nyishyizemo. Ubwo ndahita nkanda kuri confirm mbikure. No kubikura bigenda, ubundi ukanenera gato withdraw kamanze kaba successful. Iyo withdraw ibaye success amadolari akava muri system nka gutya, urindira igihe kitarenze umunota umwe ngora mbe babwira amadolari ubikuye abakugezeho muri exchange yawe, aba Binance, aba Bitget, abakora iyi Babyno bo barabizi yatangiye kunguka, ibintu bikagenda neza. Ubwo rero nawe icyo sabwa kandi ndindire gato mbanza bereke withdraw proof mbone ko kare kubikurika neza 100%, ubone ko igikora neza cyane. Nabyo gutinda, dore ngaya amadolari yacu tubikuye 78. Mwabonye ko Binance zitwandikira, dore ngaya iri bikurika neza 100% kabisa, kandi maze iminsi hafi irenga 6 iri gukora neza. Ubwo rero nawe sinzi icyo utegereje. Ubwo nikora mu buryo bwa mining, izo coin baguhaye ukazivunjamo amadolari buri masaha 24, ugakora swap, then ukabikura za USD zawe buri munsi. Ubwo rero reba link iri muri description video no muri WhatsApp, link ndayitanga buri gihe. Ubundi ugerageze turebe ko ari ikintu twazakuramo kuko cyakora imeze neza cyane.